Yesu ashimwe. Dukomeje kubifuriza ibihe byiza nubwo bahisemo kugendana natwe muri iyi gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana rya buri munsi, kandi dukomeje no gushishikariza n'abandi bataragira uwo mwanya, batabiha umwanya kugira ngo barusheho gusoma ijambo ry'Imana, kuko ni bimwe mu bidukomeza muri urugendo rw'agakiza. Uyu munsi rero twasomye ijambo ry'Imana mu bitabo bitatu. Twasomye muri Samweli wa mbere, mu gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 na 16, dusoma n'igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 5, ndetse no muri Matayo igice cya mbere. Iyo usomye muri iki gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma ibice 5, usanga bavugamo uruhererekane rw'amasekuruza uhereye kuri Adamu ugakomeza, aho bavuga abakomoka ku muryango wa Rubeni, Gadi, Manase ndetse na Levi. Hanyuma no mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo naho baratubwira uburyo kuvuka kwa Yesu ko kwagenze, ndetse n'amazina y'abasekuruza ba Yesu. Nashatse ko uyu munsi dutinda cyane kuri kino gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15. Twabonyemo inkuru zigendanye n'ibigendanye no kumvira Imana. Twabonye uburyo kumvira Imana ari bimwe mu biyinezeza, ariko kandi tubona uburyo mu kutayumvira nabyo bikururira umuvumo abantu. Twabonye inkuru z'umwami Sawuli, uburyo Imana yamutumye kujya kurimbura ubwoko bw'Abamaleki kubera yuko yashaka guhora ko bihorera. Abamaleki bari barahemukiye Abisiraheli ubwo bari bavuga mu gihugu cya Egiputa berekeza mu gihugu cy'i Kanani, bakabakorera urugomo, bibabaza Imana. Hanyuma Imana itegeka Sawuli kujya kurimbura ubwoko bw'Abamaleki nta muntu n'umwe asize. Sawuli iyo usomye ku ngoma ye ndetse no mu byo yagiye akora, ubona ari umwami wagiye arangwa no kutumvira. Inshuro nyinshi wabonaga akora ibintu atabanje kubitekerezaho, umuntu yakwita ko wenda yahubukaga, kuko ntabwo yabanzaga kwita kuri kondisiyo Imana yari yaramuhaye. Kuko iyo usomye mu bice bibanza mu mirongo ya mbere y'ibice 15, ubona uburyo Samweli yamwibukije icyo agomba gukora. Yaragiye aramwibutsa, aramubwira ngo Imana yantegetse kukwimikisha amavuta kugira ngo ube umwami w'Abisiraheli, ngo ariko uramenye ngo ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Ni kondisiyo Imana yari yaramuhaye, ndetse Samweli yari yaramuhaye, ariko ntabwo yabikurikije, kuko inshuro nyinshi iyo ukomeje kino gice ubona yaragendaga akora ibintu yishakiye. Ahangaha rero Imana imutegetse kujya kurimbura bariya Abamaleki, ntabwo ariko yabigenje, ahubwo tubona uburyo yagiye aho kugira ngo abarimbure bose, arokora umwami w'Abamaleki Agagi. Arangije anareba ibindi bintu by'akamaro nabyo arabyisigariza, aho tubonamo inka z'indatwa, inyamirwa z'intama, n'ikindi kintu cyiza cyose yanga kukirimbura. Ibyo bintu rero yanze kubikora bibabaje Imana. Tubona uburyo Imana yamuciye ku ngoma kubera kutayumvira. Ahangaha nagira ngo dutinde cyane kuri uyu murongo wa 22 w'igice cya 15 cyo muri Samweli wa mbere, aho Samweli amaze kubona Sawuli atumviye Imana mu byo yamutegetse, yamubwiye ijambo rikomeye. Aramubwira ngo mbese Uwiteka yishimira ibitambo byoswa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye? Erega kumvira kuruta ibitambo, kandi kwitonda kukaruta ibinure by'amasekurume y'intama. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ahangaha yaramubwiye ngo ibitambo watanze ntabwo biruta kumvira Imana. Wari kumvira Imana kuruta kuzana ibyo bitambo, kuko ntabwo ari by'Imana yishimira. Iyo turebye abantu benshi muri iki gihe, usanga bagerageza gukora ibintu bigaragara inyuma, bagambiriye kugira ngo bashimishe abantu, bagambiriye kugira ngo bagaragaze imirimo yabo inyuma igaragara. Ariko ibyo byose ubikoze mu mutima wawe hatarimo kumvira Imana, hatarimo kubaha Imana no kubaha ubushake bwayo, nta kintu byatumarira bene data. Nagira ngo muri uyu mwanya twongere dutekereze mu buryo bugendanye no kumvira Imana. Mu by'ukuri hari ikintu Imana ibidushakaho, hari ikibi twifuzaho kuruta ibyo twakora bigaragarira abantu no kunezeza abantu. Biradusaba rero kumvira Imana, kumvira ubushake bwayo no kugendera mu byitubidutse.